Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose kandi ko weekend iri kubagendekera neza. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ni kuri bikorwa official nk'ibisanzwe ikaze. Amakuru tubazaniye turakesha ikinyamakuru cy'igihe. Bimeze bite rero? Abahanzi 8 bose bitabiriye igitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival giteganyijwe ku itariki 19 ukwakira uyu mwaka n'uyu munsi. Basuye ikigo Ubumwe Community Center cyita ku bafite ubumuga bo mu karere ka Rubavu. Ubwo basuraga iki kigo, aba bahanzi bagize umwanya wo gusabana n'abafite ubumuga ndetse banaganira nabo ndetse babagenera n'imfashanyo zitandukanye. Mu byo bari bitwaje harimo ibikoresho byo kubafasha mu buzima bwa buri munsi ndetse n'ibyo kurya bitandukanye. Ibi bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival biri kuzenguruka igihugu bikangurira abakunzi b'umuziki kudaha akato abafite ubumuga. Kandi ikindi bari kumvikanisha ko ababana n'ubumuga nabo ari abantu nk'abandi kandi bafite ibyo bashoboye n'ubushobozi bw'ibyo bagomba gukora. Uretse kuba bakunze kwitabira ibi bitaramo, abafite ubumuga bahabwa umwanya muri ibi bitaramo bagatambutsa ubutumwa bukangurira ababyitabira kwita no kubaba hafi abafite ubumuga. Ibi bitaramo byatumiwemo abahanzi batandukanye barimo Bruce Melody, Kenny Soul, Bushari, umuraperi Dani nanone, Chris Ize, Bwiza ndetse na Ruti Joel. Bimaze igihe bizenguruka mu mijyi itandukanye y'u Rwanda. Ni ibitaramo byanyuze mu turere nka Musanze, Gicumbi, Nyagatare, Ngoma, Bugesera, Huye, Rusizi ndetse na Rubavu, aho iyi festival aho iri buze gusorezwa uyu munsi ku itariki 19. Guys, ngira ngo murabyumva, intumbero nyamukuru ya MTN Iwacu Muzika Festival ni ugufasha no gukangurira abantu bose kwita ku babana n'ubumuga nabo bakamva ko ari abantu nk'abandi kandi hari ibyo bashoboye gukora. Rero namwe mukurikirana ibiganiro byacu, ubutumwa burabagenewe. Ufite ubumuga, ubana n'ubumuga, mujye mumuba hafi, mumwiteho, ubundi ibintu birushaho kugenda neza. Tubashimire uko mwabanye natwe naho mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Ciao ciao.